Abashenzi! What the fuck? Abashenzi, no! Ntabwo numva ko ducitse. Ntabwo mbyumva. Sibyo nakubwiraga mwa simuha the boss ntakintu tuvugana nari kumukira sinari kumukira urabona ukuntu nabizi ibyo ariko bireke sha ubu noneho nemeye ko umunsi umwe boss azabikora boss uyu munsi turatugurira na za mbunda pe byavuga urumva ariko short kabisa. Ko nsigaye ndabona wigunje bimeze bite? Mama rero ukuntu bimeze ndi kureba ifoto ya papa ndamukumbuye ndibaza igihe azazira nsigaye numva ngiye gusa ndamukumbuye cyane. Fafa iyo uvuze papa wawe rero binsubiza inyuma cyane nkibuka ibihe byiza twagiranye uburyo yitaga ku muryango nanjye ndamukumbuye cyane. Ubyumve ko mukumbuye. Mama ndi kubyumva ko mukumbuye cyane nose mba nibaza bazongera garuka ryari yongera twitongera bana yanjye. Wowe ubona ibintu bitadukomereye adahari? Birakomeye cyane kuko urabona kuba mu rugo utagira umugabo n'ahantu ari ntazi uko amerewe. Niba twemerera kujya kumusura tugomba kujya kumusura tukamenya uko ameze. Mu gihe atari yagaruka tugomba kwihangana. Gusa ibyo yazize nyine yabikoraga ntabishaka. Dore yarinze kumufunga ariko nanone basaza bawe nibyo bakora amaze kubimenyera ariko none ntabwo n'ibyagenda akazi bamaze kukamenyera. Ndabyumva basaza banjye reka nabo mbi bafite ubwoba numva biriya bintu bakorana nk'ibyo papa yazize. Urumva isaha n'isaha rero nabo bashobora kubafata urumva ko ari akazi bakora ni kabi cyane. Njyana nkumva ngize ubwoba nkaranekereza no mu mitima itari hamwe mfite ubwoba. Basaza bawe nabo ntiboroshye. Ubu bamenyereye akazi ko papa wabo yahanganaga na leta. Ntabwo papa wabo bapfuye kumufata. Yabikoze igihe kirekire cyane. Yahanganye na leta igihe kirekire. Ubwo rero iyo batamugambanira ntabwo bari kumufata. Basaza bawe rero nabo ni nka se barahangana cyane. Ntabwo bapfa kumufata. Mama igihe nari nyine umwana nyiri ku ishuri papa yaba yarazize iki bamufatiye iki kugira ngo bamujyane muri ikindi kintu. Nyine papa wawe yacuruzaga ibiyobyabwenge
noneho leta iza kubakoramo umukwabo irabafata ariko papa wawe niwe wafashwe wenyine kuko bishoboka ko bari bamugambaniye. Imitungo myinshi twari dufite leta yarifashe muri ariko nyine hari yasigaye ku ruhande. Mama, ariya amazu yose duhora twimuka hamwe tukamara ukwezi amezi 5 yose nta papa yasize. Yego fofo ariya mazu nyine ni ayacu, niyo mpamvu ni amazu 3 yonyine yasigaye ubwo ariya yose ni ayacu. Papa wawe igihe azazira byose bizagenda neza sibyo? Murabona nubwo tugiye kureba uriya muntu umaze iminsi ari kuduhamagarira ikiraka, uvuze ngo aha twahataho nyine kuko narugira hano tuhafite imari ifite agaciro. Ni ukuvuga ngo twese ubu turi hano tugiye gufata ndabasigare hano. Urumva neza wowe uko dusigara uducungiye hano hari imari nabwo iremereye, ntabwo twagira uburangare bwo ngo twese turagiye ugomba kuguma no kubiringira. Hanyuma rero uhasaba hari uburyo buriya muri no minsi gahunda utari kuzigenza neza. Bose ngira ngo urabizi karakantu ari mu rupfu cyane, ari mu rupfu ngira ngo habasana na Brenda. Asa ni buri ibintu byo kuvuga ngo ngurire gusa ngo ba Brenda buriya gufata imari nk'iruga mu biro byanje kabisa ubyite binongera kugira ikintu ngura ntabwo tuzumvikana kabisa. Byo kuvuga rwose sinzi ukuntu muzi bose ariko Hassan asanzwe gerageza kuko indirama ari tutazi uko byagenze ariko asanzwe gerageza ariko kwikosora ahubwo bose umuntu dukwiye kwigaho cyane n'itekerezo ko asigaye nk'inzoga cyane gukora akazi reka turi bose narakubwiye Brenda serious pe Brenda sinzi icyo nshaka vugisha ukuri njye nasa niswengurutse ufite hano reba speed yo tuba dufite irarenze serious imari yakugira nabwo ize nitwe tuba twabigizemo uruhare irokotse yose nitwengeye n'uyu nguyu na Ashraf tuyirokora Kino nari birye nubwo asinda mu gakeya kanagasenga. hanyuma ndabakomeza wewe usigare ku birindiro. Kungiye kumuhanda urasigara uryamye cyangwa uze kujya? Umwana ameze neza tugiye kumanda se gukora iki? Hari utuntu ngiye gushaka. Mwerekeze mama, mwerekeze. Hanyuma murabona ahantu tugiye umutekano waho ntabwo mwizeye neza. Buri wese agomba kuba kiyamahute
ku buryo isaha n'isaha tugomba kugira n'abadutangira buri wese akaba yiteguye kwitabara kabisa niko bimeze buriya umuntu wese ugomba kuneka mukekamo umwanzi kabisa kutubwira kuriya rero ntabwo bigomba kudukonzeka ku buryo ugomba kugenda wirekura ugomba kugenda ukeka saba buri wese ari tayari Simo yes akazi kagenze neza akazi kagenze neza byadanje byanaranshimishiye kabisa icyo nicyo ngukundira ya urumva nyine njyewe ukuntu nabonye kariya kazi bisaba kujya mugiye mu byanyabyo kuko uramutse ushatse kurengera amagara yawe nta n'ubundi nta mari wabona cyane rwose urabizi ko na muzehe nicyo yazize kandi nkimara kubimenya ngomba gukora cyane nk'uwe mu Rwanda ku buryo ngomba kunamuhora yafunguye nzakomeza nkore paka nawe uri muri wanjye ugomba gukora ngira ngo niyo mpamvu ubona nyine nkora kandi ngakora cyane ubona bari ahandi dukorana ko ngenda mbarusha kandi nkanababwira ukuntu bagomba kwitwara mu kazi nanze kubigaragaza ko uri muri wanjye ariko ugomba gukora kibaye ukigaragaza hasi hejuru kugira ngo turebe ko twatera imbere bo uzi ukuntu bimeze se bitewe n'ukuntu ngiye numvisha ibigwi bye umusaza urumva ngira ngo basi nimba yaragiye afite nka 70% by'imitungo azasanga twebwe turi kuri 90 wenda azaze turuzi 100% ariko asange nyine akazi yakoraga tukiri nawe niko bimeze buriya nk'ibyo mba naranze kugenda mbikubwira kugira ngo ntaba nakwica muri mind niyo mpamvu wabimenya utabimenya ugomba gukora sibyo mba naragize ngo udasubira inyuma byagenze gute ucukumbura amakuru atanakureba ibyo wamenye ni ibyo kora nawe utera imbere oya byo nibyo ariko nanone ntago ku makuru ya papa aho amakuru ya data ntago nabura ko yashaka ibyo wakwigira byose nta nabura gukurikirana icyatumye afungwa n'impamvu zose zatumye agenda n'ababigizemo uruhare kudaheruka kumbwira ngo mbazanire inkoko zo kurya wagize mu ntara biretse se nyine inkoko nzayigurima kuko turayikeneye cyane wa mukobwa wawe Muhoza se ko mutari kumwe ntabwo mperutse kumubona inama uriya mwana Muhoza ntabwo akunda kuba inaha mu Rwanda yibereye muri Kenya muri Kenya niyo mpamvu ntaheruka kumubona inama ariko nyine uyu ni mukuru we yaragiye mukuru we ahita aza ubu niwe turi kumwe uyu ni mukuru we umeze ute byiza cyane nishimiye guhura nawe no kumenyana nawe ni ibintu byiza cyane kumbi Muhoza afite mukuru we yego urabona badasa barasa kabisa ariko nawe ukunda kwibyara abana bawe nyine mujya gusa bose mbibyara cyane nishimiye kukumenya no guhura nawe cyane kabisa ni ibintu byiza Mbanye nitwa Fufu. Mwana siko n'abanyamwanya muziranye cyane muziranye he? Mama wawe buriya twamenyanye najyaga mbazanira inkoko hari iwanyu ariko n'ubwa mbere mubonye ntabwo nari nageze kukubona. Okay, njye ntabwo nkunda kuba mu rugo. Hari ahantu mba ndi mu kazi mba najya. None se ubundi wowe witwa nde? Nitwa Fabio. N'uburyo zina ryawe risanganyira rifite igisobanuro? Tugiye mu bisobanuro nyine urumva tugiye muri byinshi ariko niko nitwa. Okay, nibyo nshaka kunsobanurira nabyo nta kibazo. Ako nta kibazo noneho.
mu rugo iwanyu nyine nakundaga kuzayo kera nzanye inkoko ariko muri iyi minsi mama wawe ntabwo ari kumbwira ngo nzane inkoko ariko ushobora no kujya ngaruka nkazayo ntazanye inkoko mwese ubwo ntitwabaye inshuti njye na mama wawe nyine uzajya uje kureba mama wawe ni byiza kuba nakumenye nawe kuba nagerayo nkasanga mama wawe atahari nkagusangayo kumva ntacyo bitwaye okay biza ntari bisi twabaye inshuti okay ndabyishimiye cyane nta kibazo kabisa yibonye rero njyewe ndagiye usawe musigarane iyo ntabwo tuziranye mabuja umukobwa wawe turamenyanye ariko ntabwo uheruka kumbwira ngo nzane inkoko nyine nzakubwira nitubitegura nzakubwira kurya inkoko y'iki gihe ntabwo byoroshye ni ukumanza umuntu yabitegura birambwira dore nutajya umbwira ngo nzane inkoko upfa kuba mu rugo mpasi nzajya nza kubasura bisanzwe uzajya uza kundebera umukobwa nta kibazo nyine si ukubasura nyine nta kibazo fabrice awa nyine ubwo tuzakubwira umbwira nzane inkoko sima uriya muhungu uko ameze nk'ikiraro nikota sinzi ibizina nambwiye ngo nimba yitwa ngo ngwiki uriya muhungu yitwa fabrice Fabrice acuruza inkoko yorora inkoko aranazicuruza nyine akajya azituzanira havuga nk'umuntu udacuruza inkoko avuga nk'umuntu w'ikirara nyine bya birara ari ikirara ibyo nzi ko yorora inkoko ni umuhungu witeje imbere ibintu nk'ibyo ntabwo nzagenda ndamumenya ubwo ngubwo ariko nabonye ameze nk'ikirara n'amazina ye ni n'ay'ibirara pe kimara kumenya ko yafunzwe ariko muzehe akazi yakoraga nta nakaturimo ariko uburyo yari arenze yagakoraga nta ndagera kuri revo ye tugomba kwicunga kugira ngo turebe ko twazamura urwego hanyuma umutego yaguyemo tutazawugwamo kuko mbona bashobora kuba baramugambaniye ngo bitewe n'uko ngewe muzehe wanjye mukunda rero urumva ntibizakujyane kure kuba wakumva ko hari amakuru uri gushakisha y'uburyo yafunzwemo n'ababigiyemo bagatuma yafungwa nawe yakoranaga nabo ntibizakujyane kure kuko urabizi turavukana ngomba gushakisha uburyo yagiyemo ari nabyo uri kugarukaho kugira ngo tutazaba muri iryo kosa kwita ku kazi ni ingenzi ariko urabona sisita mutoya nzi kujya muri Kenya tutamubona ariko ubwo sisita mukuru yaje ewa tugomba kugera mu rugo tukaganira tukamenya n'amakuru atuzaniye nta mukecuru tukanaganira ibyo by'akazi kubona bituvugije cyane tugomba gusobanukirwa umuryango ariko ngira ngo wenda kuri ako nyine byagenze kuri sisita muto ntituzongere kugwa muri iryo kosa kuri sisita mukuru ni ngombwa ngo tuzagere muri baradukumbuye ibintu byose ni akazi gusa niyo mpamvu mba ntanakubwira ngo tugende kumva mbona ntisanga kugera mu rugo ariko ubu nicyo gihe maze ubu sisita muto yanari muheruka ryari ubwo wakwibuka ko ari njye wakurikira ntabwo ati nkeneye kubona mushiki wawe nkurikira none ubu sisita mukuru yaje ubundi ikibazo nawe wenda turi kumureba kugira ngo umukecuru atabona duhugijwe n'akazi nta kintu abona muzehe imitungo yasize nubwo yari ibanga arayizi ushobora kubona nta kintu kiyongera akabona tudakora mvuga ngo hari igihe numvise ngo hari imitungo muzehe yasize urumva ariko ntago nzi neza nimba iyo mitungo waba uzi aho iherereye mbyumva gutyo uba wampisha uri mukuru wanjye nta kintu umbwira cyane nyacyo ni akazi gusa ntabwo wambwira ngo umuryango gutya na gutya hari amazu ari hano nawe hari imitungo y'ibanga ariko umukecuru hari yagiye anyereka ngo nawe nibiba ngombwa nzahakugeza ugenda ubibona ahubwo icy'ingenzi tugomba kureba ngo turabasura ryari ariko njyewe uko mbyumva ni uko ejo tugomba kubageraho hanyuma tukareba uko twanaganira ejo turajya kureba sisita wacu na mama ewana yego nta kebe ntabwo nta bandi ripfa gukumbura cyangwa rigira imosiyo ariko ntabwo kabura umubyeyi na mushiki ejo tugomba kujyayo ndabyumva nta zindi gahunda